Nizere ko mumeze neza cyane aho muri muherere hirya no hino mu mande enye z'igihugu cyacu cyangwa se abari mu nkengero z'igihugu cyacu, abari mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba no mu burengerazuba. Mwese nizere ko mumeze neza cyane. Muri kano kanya rero nkuko mubibona kuri kamera yo mu Bavu TV turi kumwe n'abantu batandukanye, nabaririmbyi twari turi kumwe muri repetition. Nagira ngo tuganire hanyuma batubwire impamvu y'iyi repetition, batubwira ibintu byinshi bitandukanye, ndetse niba na ngombwa baze kubabwira muzabe muhari kugira ngo namwe muzifatanye nabo. Tukagira ngo dutangire ndi kumwe n'umama hano atwibwire, hanyuma atubwire n'icyo akora muri iyi korari, atubwire nuko yitwa, hanyuma dutangire tuganire mu kanya gatoya mu gihe turaba turi kumwe. Murakoze. Nitwa Yaremye Clementine, nkaba ndi umuyobozi w'iyi korari Amazing Grace. Hanyuma tubwire mukorera he umurimo w'Imana? Dukorera umurimo w'Imana ku mudugudu Kabugavire, paruwasi ya Rusororo. Noneho nagira ngo utubwire muri makeya korari Amazing, ugiye kuyibwira nk'umuntu udukurikiye muri kano kanya, mubwira ko ari korari imeze ite, yatangiye ryari, utubwire ni korari ubundi irimo abaririmbyi bahe bo mu kihe cyiciro? Nkuko natangiye mbivuga, korari Amazing ikorera ku mudugudu wa Kabugavire, ikaba ari korari yiganjemo urubyiruko, ikaba ari korari yatangiye 2008, itangira ari korari irimo abanyeshuri, ariko uko yagiye yaguka n'ingeri zose zaje kuyizamo, ubu ntabwo iri korari y'abanyeshuri, ahubwo harimo ababyeyi, abapapa n'urubyiruko birumvikana. Hanyuma ni korari yatangiye ari abanyeshuri nkuko wari umaje kubitubwira, ndetse igenda ikura, yatangiye 2008. Hanyuma umuntu yakwibaza ngo kuyizamo birasaba ko umuntu aba ari umunyeshuri, cyangwa iyo mbogamizi yavuyeho n'uwari we wese yaza, hari ibyo mukurikiza kugira ngo mwakire umuntu? Birumvikana, ndagira ngo abari byo tubwira muri kano kanya. Ntabwo kiri korari y'abanyeshuri, buri wese yayizamo nkuko nabivuze, irimo abapapa, irimo ababyeyi, nanjye murabibona ko mpetse, ingeri zose zirimo, buri wese aremerewe kuzamo nta kibazo. None ni impamvu ki muri kurepeta muri kano kanya? Uyu ko urabona ko burasa nkaho bwije cyane, repetition mwahereye kare, ni iyihe mpamvu muri kurepeta muri kano kanya? Impamvu turimo kurepeta, turimo kwitegura igiterane kizatangira kuri 14 kikazasoza 15 z'ukwa 12. Turi mu myiteguro yacyo, rero niyo mpamvu dusa nk'aba bari kurepeta bwije. Ngira ngo abadukurikiye ni kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kuwa gatandatu kizatangira saa 8. Yego, kizatangira saa 8. Hanyuma ku cyumweru konseri zatangira nabwo saa 8, ariko tuzaba twatangiye n'ubundi mu gitondo, tuzahera mu materaniro yombi, hanyuma dusoze na konseri izatangira saa 8. Reka noneho tugaruke kuri iyo minsi yose. Muzaba muri kumwe na yahe makorari? Hari abo mwatumiye se cyangwa nimwe mwenyine? Impamvu noneho y'igiterane nyirizina nayo uyitubwireho, igaruke uyibwire abadukurikiye muri kano kanya. Tuzaba turi kumwe n'amakorari ya hano birumvikana, ariko dufite na korari y'abashyitsi Sayuni guturuka cya hafi, ndetse n'abakristo haba kuri uyu mudugudu, ndetse no hirya no hino ku yindi midugudu, n'abakristo basengera mu yandi matorero nabo baratumiwe nta kibazo. Intego y'iki giterane ni ugushima Imana, twagikoze mu mpera y'umwaka, ni ugushima Imana yuko turangiza umwaka amahoro, kandi tunaragiza umwaka dutangiye, kugira ngo nawo Imana izadufashe kubamo amahoro. Imyaka 11 irashize korari Amazing ibayeho. Umuntu yakibaza ngo nizihe mbogamizi mwahuye nazo muri iyo myaka yose mu gukora umurimo? Ni ibihe bintu mwagiye muhura nabyo byagiye bibabera imbogamizi? Imbogamizi zo ntabwo zabura. Nkuko nabivuze, ni korari yatangiye ari urubyiruko, abanyeshuri nta bushobozi baba bafite. Imbogamizi y'ubushobozi yo twarayigize cyane, ni ahanini n'izindi. Hanyuma ni nk'iki? Burya iyo umuntu ahuye n'ibibazo n'uburyo bivamo bituma abasha gutera imbere. Ibyo bintu izo mbogamizi mwahuye nazo zabafashije iki
muri iyo myaka 11 yose ishize Amazing Grace ibayo? Nubwo twagiye duhura n'imbogamizi zimeze zityo, ariko twifitiye icyizere muri twebwe, twifitiye icyizere, turakora cyane, dufite ubushake, ntabwo twihebye, ahubwo mu bushake dufite bituma dukora, kandi biragaragara ko bitanga umusaruro. Hanyuma noneho murabwira abantu bashobora guturuka hirya no hino, hari abazaturuka mu mujyi wa Kigali ndetse na Rwamagana muri hafi yayo, aho hose ni ahantu Umubavu TV Gospel ugera, abo bose barashaka kuzaza muri iki giterane, bazaza bace hehe, barangire neza exactly ku buryo umuntu yahitaza atiriwe ayoboza agahita agera hano? Abazaturuka mu mujyi wa Kigali cyangwa Rwamagana, dutuye uyu mudugudu wacu, umanuka gato muri gare, uherereye ahantu bita mu Gahoromane uyu mudugudu. Hanyuma ikintu kiuranga hanini, hari umunara muremure, ngira ngo kenshi bakunze no kuhita ngo ni ku munara. ADPR Gavire iherereye mu Gahoromane cyangwa se ahantu bita ku munara, aho ngaho iyo uhageze wayoboza bakahita bahakugeza nta kibazo. Murakana korali Amazing Grace twayisanze muri repetition aho yari kwitegura nkuko president wayo yabitubwiye, iri kwitegura igiterane kizaba ku itariki 14 na 15 ni kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Iki giterane rero kizaba kirimo amakorali atandukanye muzafatanya. Ndagira ngo we tugaruke ku kintu cy'imiririmbire, utubwire mu rugendo rw'imyaka 11 Amazing Grace imaze, imiririmbire imezite, utubwire uko bimeze. Imiririmbire ya Amazing Grace yagiye yaguka muri iyo myaka yose, nkuko bababwiye twatangiye turi bakeya, birumvikana ko n'imiririmbire yari iri hasi, ariko uko twagiye twiyongera, twagiye tugwiza abaririmbyi mu majwi yose, tenor, soprano na alto ndetse na contrebasse. Ubu dufite abaririmbyi benshi kandi bahagazemo neza. Ndararikira abantu bose kuzaboneka kuri uwo munsi, ko tuzapresenta byinshi tutapresenta mu myaka itambutse, cyane cyane style nshyashya z'imiririmbire, uburyo bugezweho bwo kuririmba na musique itunganye kandi inoze. Ibi byose ni bimwe tuzapresenta muri concert yacu. Abantu bazitabira iyi konseri bitege iki mu miririmbire? Cyane cyane hari indirimbo zagiye zikundwa nka Yesu niwe, buye, rizima, hari zamfasha n'izindi zitandukanye. Muri izo ndirimbo zose abazitabira iyi konseri bitegure kuzazumva mu majwi ayunguruye neza. Yes, nkuko biteganijwe konseri ni iminsi 2. Muri iyo minsi 2 turateganya kuririmbamo indirimbo nyinshi zigera muri 12 kuzamura, ariko ku za album yatambutse tuzakoreshamo nkeya, kuko hari izindi ndirimbo cyashye mu ngubu dufite turimo tuzamura muri iyi minsi. Izo ntago zirajya kuri album, ariko kuko turi muri projet album ya 2 aho twakoze indirimbo imwe y'imirimo, nizo ndirimbo zindi rero tuzagaragaza kuri uwo munsi ni zimwe mu ndirimbo nazo tuzakora kuri album cyashye. Ubwo rero ndararikira abantu bose kuzitabira kugira ngo bazumve, kandi zifite amavuta y'Imana, kuko abazihimbye bafashe igihe cyo gusenga, zirimo umwuka w'Imana. Ni indirimbo zihumuriza abantu cyane cyane, kandi ahanini zifite ubutumwa bwo gushima Imana, kuko tuzaba turi no kugana ku musozo w'umwaka tushimira Imana ko yadukoreye ibikomeye, natwe kuri umunsi tuzatwishimye. Ni bande nkuko president yabitubwiye, yatubwiye korali imwe Sayuni, hari izindi korali mwatumiye? Okay, korali zirahari nyinshi. Hari korali zano ku mudugudu wacu wa Kabugavire, korali nziza yitwa Isezerano, hakaba korali yindi nziza nayo yitwa Salem Choir, ndetse na korali ya Nibature nayo izaba iri muri icyo gitaramo. Natwe ubwacu tuzaba tuhari, asigaye na korali Sayuni y'abashyitsi. Izaba ihari ryari, kuva ryari? Korali Sayuni izahagera ku cyumweru mu gitondo saa 2 saa 1, tuzafata breakfast dukomereza ngano mu iteraniro kugira na nimugoroba. Noneho turagira ngo ujye mu mwanya wo gutumira abantu nka dirija, ubararikira utazabapfunyikira, kuko uwo munsi uzaba ari uwawe uyoboye korali. Ubwo n'ukuvanga n'abantu niwe bazaba bahanze amaso bavuga bati ibyo yatubwiye none reka tureye ko babishyira mu bikorwa. Okay, murakoze. Ndatumira buri umwe wese ukurikiye Umubavu TV
ndabararikira kuzaboneka mu gitaramo cya byukura bagirana season 2 gifite intego igira iti Uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye. Mu ruhande rwacu nka Diligence tubateguriye ibintu byinshi byiza. Abaririmbyi bacu bamaze igihe bitoza, muzike imeze neza, mbese igikenewe cyose kugira ngo ubutumwa butambuke neza twaragiteguye kandi twarasenze, twizeye Imana, tuzi neza ko ibintu byose bizagenda neza. Turasaba ko mwese aho muri uri gukurikirana Umubavu TV igiterane muzaze kukizamo mwiteguye, ubutumwa bwiza muzahabwa kandi message ikwiriye yose ivuga ubwami bw'Imana izatambuka mu ndirimbo twateguye. Abantu benshi bamenyereye hari ibitaramo biri gutegurwa muri iyi minsi biba bisaba amafaranga, ndagira ngo ubwire n'abantu ukuntu bashobora gukora ikofe bakaza. Okay, amafaranga ntayo tubasaba kugira ngo winjire mu giterane. We kusanya itike yawe ni uri kure, ni uri muri Kabuga n'amaguru wahagera, ni ku birometero nako ni kuri metero 200 uvuye muri gare ya Kabuga. Kuhagera ni ubuntu, kwinjira ni ubuntu. Kubigendanye n'amafaranga ntayo twashyizeho ya concert. Turabashimiye cyane rero kandi murakoze cyane. Murakoze namwe Umubavu TV. Turabashimiye cyane rero, twari turi kugana na korali Amazing Grace, tubashimira ko baduhaye ikiganiro cyiza kandi tubasaba kugira ngo mwubahirize ubutumire bwabo, muzaze mu gitaramo kugira ngo muryoherwe, mwishime, mushime Imana yuko umwaka urangiye. Burya y'umwaka utangiye ukabona urarangiye, ni ngombwa ugomba gushima Imana kugira ngo Imana burya yo umuntu n'umuntu n'abantu dukunda abantu badushima. Ntabwo rero ibintu abantu dukunda ari iby'Imana yanga, iby'Imana ikunda ni nabyo abantu bakunda. Nukuvuga niba dukunda ko abantu badushima rero no gushima Imana ni ngombwa. Umwaka wose ubutambutse ni byiza ko tushima Imana kandi tukayishimira ibyo yadukoreye kugira ngo inatwongere ibindi. Iyo ushimiye umuntu arabizirikana cyane. Turabashimiye rero, mukomeze mukore subscribe, mu sharing iyi video kugira ngo n'abantu bari hirya no hino mubatumire, mubabwire bazaze, muzabane. Burya icyo ukunda ugikundisha n'undi kugira ngo abashe kugira nawe umusaruro agikuramo. Murakoze cyane rero, mukore subscribe, muna sharing, like. Kuzagera mu
ibyo bidutera imbaraga ko tuzagera Siyoni nzagutahamwe nubwo nizere nzagutaha nubwo mwiza aho nazongera kwibuka imibabaro aho nazongera kwibuka imibabaro nzagutahamwe nubwo nizera mwiza aho nazongera kwibuka imibabaro aho nazongera kwibuka imibabaro bidasanzwe abera twicaranye na Yesu abera twicaranye na Yesu ukuntu bizaba ari ibirori bidasanzwe abera twicaranye na Yesu abera twicaranye na Yesu ukuntu bizaba ari ibirori bidasanzwe abera twicaranye na Yesu abera twicaranye na Yesu bizaba ari ibirori bidasanzwe abera twicaranye na Yesu abera twicaranye na Yesu bizaba ari ibirori bidasanzwe abera twicaranye na Yesu abera twicaranye na Yesu tuzaba tuzimenya tuzarya ibiribwa maze dutabagize Yerusalemu maze dutabagize Yerusalemu maze dutabagize Yerusalemu bakunga iva kumana iva kumana isoko y'amahoro adashira ibonerwa muri we intumure ry'imitima yihebye bakurwa iva
kumana biva kumana Oh, isoko y'amahoro adashira ibonerwa muri we. Oh, oh, oh. Iryo banga tugendana ab'isi batamenye. Iryo banga tugendana ab'isi batamenye. Iryo banga tugendana ab'isi batamenye. Nimumure mukomere mwirira Imana irakomeye. Nimumure mukomere mwirira Imana irakomeye. Nimumure mukomere mwirira Imana irakomeye. barose wayidukuyeho Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. imitwaro yose wayidukuyeho Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. Ingoyi zari zitubashe urazitubohora. Ingoyi zari zitubashe urazitubohora.
ibyo wakoze mana no kuba tukiriho ni ku bushake bwawe dukusanirije hamwe ibyo wakoze mana no kuba tukiriho ni ku bushake bwawe niyo mpamvu dufatanije na bera tukuririmbira mana warakoze niyo mpamvu dufatanije na bera bose tuvuga gukomera kwawe mana twarakubonye niyo mpamvu dufatanije na bera bose tukuririmbira kuko wageze neza mana we tuhanaguye amarira turishime waduhanaguye amarira tuhanaguye amarira turishime watumazisha gusa n'imitima ikomeretse waduhanaguye amarira turishimye waduhanaguye amarira waduhanaguye amarira turishimye Yesu niwe buye rizima ryazwe n'abana b'abantu ariko kumana byaratoraniye igiciro cyinshi Yesu niwe buye rizima ryazwe n'abana b'abantu ariko kumana byaratoraniye igiciro cyinshi dore umubakwe n'amabuye mazima w'inzu y'umwuka wera kugira ngo ubone kurakuba mubakwe n'amabuye mazima w'inzu y'umwuka wera kugira ngo ubone kurakuba n'amabuye mazima w'inzu y'umwuka wera kugira ngo ubone kurama umugeri urangira neza izivunitse arazuga nta gahunda yo kumuva kwita nawe ndabikwifurije umugeri urangira neza izivunitse arazuga nta gahunda yo kumuva kwita nawe ndabikwifurije mubakwe n'amabuye mazima w'inzu y'umwuka wera kugira ngo ubone kurama mubakwe n'amabuye mazima w'inzu y'umwuka wera kugira ngo ubone kurama Niyambure
ubambe ku rugo rutare nawe imiraba yaba myinshi cyane ibyo bikomeza imfuruka wiyambure imirimo mibi ubambe ku rugo rutare nawe imiraba yaba myinshi cyane ibyo bikomeza imfuruka torera mwubakwe amabuye mazima mu bizuye umwuka wera kugira ngo mubone kurakuba mwubakwe amabuye mazima mu bizuye umwuka wera kugira ngo mubone kurakuba kugira ngo mubone kurakuba kugira ngo mubone kurakuba kugira ngo mubone kurakuba kugira ngo mubone kuramba.